Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi ngarutse ku bwa SAVEUR DIVINE. Turi mu cyumweru rero turimo tuganira ku nsanganyamatsiko mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi ivuga ngo twahamagariwe kwera, cyane ko turimo twinjira mu bihe biri imbere bitujyana mu bihe bya Pentecote. Niyo mpamvu twifuje kuvuga kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo twahamagariwe kwera. Turashaka kwinjira muri Pentecote yacu ariko twejejwe, twiyeza kugira ngo twere twinjire muri Pentecote, twakira umwuka wera ariko tumaze kwera no gutungana. Bene data bakundwa dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, ngewe simvuga cyane kuba twarahamagariwe kwera. Mushiki wanje abambanjirije kwa mbere babivuzeho, kwa kabiri babivuzeho, ariko ndumva ngewe navuga cyane ndashaka kuvuga kweruzwa cyangwa se kwera nk'igikorwa gikomeza, nk'igikorwa kitarangira, umuntu abatijwe nk'igikorwa kitarangira, umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, ahubwo kwera cyangwa se kwezwa nk'igikorwa gikomeza cya buri munsi. Ubuzima bwacu bugizwe no kwezwa. Uko umuntu akenera kurya, uko umuntu akenera kunywa, uko umuntu akenera ibimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, niko n'umuntu w'imbere akeneye kwezwa umunsi ku munsi kugira ngo arusheho kwitunganya, kugira ngo ubwo wa munsi ukomeye uzaza uzasanga abantu b'Imana bejejwe. Kwezwa rero ni ikintu cyiza kandi ni ikintu kizima. Umukristo wese wo kuri akwiye kugira no gutekerezaho, akaba mu buzima bwera, ubuzima bwejejwe, ubuzima buharanira kwezwa ku gito no ku kinini buri munsi. Uko umuntu abaho, uko umuntu ashaka kubaho umunsi ku munsi, uko umuntu akora kugira ngo abone ibimubeshaho umunsi ku munsi, ni nako n'umuntu w'imbere yagakwiye gushaka ikintu cyamushoboza gutuma abaho mu buzima bwezwa cyangwa se mu buzima bwo kwezwa umunsi ku munsi. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 kugera ku murongo wa 3, uhasanga amagambo nakunze cyane ngira ngo twifashije nubwo turasoma n'andi menshi ariko tutatindaho. Yaravuze umwanditsi, yavuze ngo bakundwa turi abana b'Imana. Ndagira ngo mbibutse yuko muri abana b'Imana. Turi abana b'Imana koko, ariko navuga ngo ariko ubu uko tuzamera ntikure kwerekanwa. Cyakora tuzi yuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, ko tuzamureba uko ari. Ariko icyo ngambire cyane ku murongo wa 3 aravuga ngo kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko aboneye. Nta kindi bishatse kutubwira nuko ubwo umwami Yesu azaza yera n'abazamusanga bazababera. Ni igikorwa rero gikorwa uyu munsi kandi kigumya gukorwa iminsi ku minsi kugeza ubwo Yesu azaza agasanga abera bakera cyangwa abera bariho. Niyo mpamvu umwanditsi yanditse yavuga ngo bakundwa turi abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana, akora batijwe, kuba ufite aho usengera, kuba witwa umwana w'Imana, kuba witwa umukristo ntago bihagije. Niko umwanditsi atubwira ngo bakundwa turi abana b'Imana, wari kuko tuzamera ni kwerekanwa. Ndagira nkwibutse yuko uko uzasa n'uko uzamera ejo hawe mu buryo bw'umwuka ntiharerekanwa, kandi kwerekanwa kwaho kuzaterwa no kugaruka kwa Yesu Kristo. Yaravuze ngo Yesu nguwo niyerekanwa, icyo tuzi icyo tuzasa nawe. Ni ibyiringiro bizima wakagize, ni ibyiringiro bizima nakagize bivuga ngo Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Ariko dore ikintu kirimo kizadutera gusa nawe nta kindi, ngo ni ukwiboneza, ni ukwezwa, ni ugutunganywa nk'uko nguwo nawe aboneye. Bene data bashiki banjye mukurikiranye ikiganiro cyangwa se muzakurikirana iki kiganiro, nta handi pfundo riri mu kwezwa, ni mu gutunganwa, kandi nifuje ko tubiganiraho nkababwira ko ari igikorwa gikorwa buri munsi. Kwezwa ntago bikorwa rimwe, kwezwa n'urugendo, ni process, n'urugendo umuntu agenda yezwa. Muri byo yararimbye we
mu gakiza ari ngo mpisemo guhora nkizwa, mpisemo guhora nezwa. Niko umuririmbyi yaririmbye, ntago kwezwa ari ibintu bikorwa ari ngo bihagarare, ko tukiri mu isi duhura n'ibintu byinshi bitwanduza. Ni nako bigusaba kugira ngo ukiri mu isi uhore wezwa, uhore witunganya, uhore wiyambura ibibi, uhore wiyambura ibituma utera, ahubwo uhore ushaka ibyatuma ingeso zawe, ibikorwa byawe no kubaho kwawe urushaho kwera. Yohana nawe arimo yerekwa mu byahishuwe, ubwo yerekwaga, ubwo yari ku kirwa cy'Ipatimo akerekwa ibyabaye, ibiri kuba n'ibizaba. Hari amagambo nasomye muri mu byahishuwe Yohana ibice 22 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12, ubwo yamubwiraga Kristo, ubwo Yesu yamwiyereka akamubwira ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo umuntu wese bikwira ibyo yakoze. Ariko hari amagambo yamaje kumubwira haraguru ku murongo wa 11, yamubwira ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Bene data bashiki banjye, Yesu ubwe yarabyivugiye, abye Yohana ngo babwire ngo dore ndaza vuba, ariko uwera agumye yezwe. Ntabwo ari ibintu kugira ngo wezwe uyu munsi ejo urorere, wezwe uri mu rusengero nuva mu rusengero urorere, wezwe uri mu bantu bakuzi nujya mu bantu batakuzi urorere. Kwezwa ni igikorwa kibaho umunsi ku munsi. Iyo watangira urugendo rw'agakiza, iyo watangira urugendo rujya mu ijuru, ugenda urushaho kwezwa, ugenda urushaho kwezwa uko bwije nuko bukeye. Bene data bashiki banjye, ndagira mbabwira ngo Imana iraduhamagarira kubaho mu buzima bwo kwezwa umunsi ku munsi, kugira ngo ubwo Yesu Kristo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose azasange wejejwe nawe uzahamagarwe muri abo ngabo. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu akaba ariyo ndangirizaho muri uyu mwanya wacu muto dufite bijyanye n'iri jambo ryo kwezwa. Ni ibintu nakwibutsa, ni ibintu uzi, ariko ndagira ngo tubyibukiranyeho. Icyambere nuko kwera cyangwa se kwezwa kwacu ari byo byerekana Imana muri twe, bikanerekana kandi gutungana kw'Imana. Iyo urushaho kwezwa, iyo urushaho kwera, byerekana Imana muri twebwe. Reka nkubwire ngo abantu hanze aha ngaha, abo mwe mubana, abo musengana, abo mukorana, abo mwabanye hirya no hino, bazamonera Imana muri weho bitewe no kwera kwa cyakwezwa kwawe. Uko urushaho kwezwa, kurushaho gukora ibintu byera, kurushaho gukora ibintu bizima, kurushaho kuba umuntu wera, niko kwerekana Imana hagati muri weho, ni nako kwerekana imbaraga z'Imana, ni nako kwerekana umumana muri weho. Twahamagariwe kwerekana Imana hagati muri twebwe, mureke rero turushaho kwezwa. Aya magambo ishatse kubireba neza usoma muri Zaburi ibice 92 guhera ku murongo wa 13, aravuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, bazashyirwa hejuru nk'umwerezi wa Lebanoni. Ubwo bateye mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu, bazagumya kwera no mu busaza bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe igitare cyanjye, ntarimo gukiranirwa na guke. Dore impamvu azakomeza kwera cyangwa se agakomeza kwezwa kugeza no mu busaza bwiwe, ngo ni ukwerekana yuko Uwiteka atunganye. Twahamagariwe kwerekana gutungana k'Uwiteka ariko binyuriye mu kwezwa. Bene data turushaho kwezwa kugira ngo no ubone gutungana k'Uwiteka. Nta muntu uzemera gutungana k'Uwiteka abamwitirirwa, abavuga yuko bitirirwa izina ry'Uwiteka batejejwe bakora nk'ibyo abandi bose bakora. Ariko igihe cyose tuzahagarara tugahagarara mu kwera, tugahagarara mu kwezwa, tuzerekana gutungana k'Uwiteka aho tuba naho tunyura. Icya kabiri cyo kwibutsa nuko inzira ijya mu ijuru izanyurwamo n'abera. Iryo ni ihame. Inzira ijya mu ijuru ni inzira izanyurwamo n'abera, ntizanyurwamo n'abandi bose. Yesaya yarabivuze mu 35 umurongo wa 8, kandi yaravuze ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira zitwa inzira yo kwera. Ni inzira nyabagendwa, ariko dore ukuntu yitwa inzira yo kwera. Abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iyaba abandi, abagenzi nabo baba barabaswa ntibazayo. Inzira nta kindi isaba kwezwa, niyo waba uri umuswa mu by'ubuhanga bwo muri iyi si, ariko wejejwe iyi nzira ntuzayiyoba, ni inzira izacamo n'abantu bejejwe. Reka nkwibutse iki kintu cya kabiri, yuko inzira ijya mu ijuru ari inzira izanyurwamo n'abera. Niba ushaka kujya mu ijuru, niba uri umugenzi ujya mu ijuru, niba wumva uhamagariwe kujya mu ijuru, gerageza kwiyeza no kwitunganya no kwera mu ngeso zawe zose, kuko bizaguhesha kujya mu ijuru. Inzira ijya mu ijuru abantu bayinyuramo bagenda biyeza umunsi ku munsi. Reka nkwibutse yuko
kwera ni igikorwa ni process. Kwezwa ni ibintu bikorwa umunsi ku munsi, ntabwo ari ibintu bikorwa ngo birangire, ahubwo Yesu azaza itorero rikiyeza kugira ngo rimusanganire nta kizinga, nta mugayo, nta n'umunganyane, abantu b'Imana bejeje. Icya gatatu nkwibutsa nuko bera cyangwa se kwera, abera ntacyo bazatsarwa n'urupfu rwa kabiri ruzarya abanzi b'Imana. Abantu benshi tuye ku rupfu turarutinya, ariko urupfu rubaho rusanzwe, urunguru ntacyo ruvuze, ntabwo ari urupfu rwose rukanganye cyane, kuko rutwara abantu bose. Ariko dore urupfu rwa kabiri ruzaba ruteye ubwoba, ngo ariko gwabera bo ntacyo bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri ruzarya abanzi b'Imana. Ni ibintu bitatu nakwibutsaga hirya kukubwira ngo kwezwa ni process. Turabana b'Imana, uri umwana w'Imana, ariko Yesu ubwo azaza abazamureba, abazamusanganira nababoneye nk'uko nawe waboneye, nabera nk'uko nawe yera. Nicyo nakubwiraga, ariko nakubwira ngo wibuke ibi bintu bitatu. Wibuke icya mbere yuko kwera kwacu, kwezwa kwacu ariko kwerekana Imana aho dutuye. Wibuke icya kabiri yuko kwera kwacu ari byo biduhesha kumenya inzira ijya mu ijuru iyo ariyo. Reka nkubwire ngo abagenzi ngo niyo baba babaswa, ariko bera ntibazigera bayobya inzira. Inzira ijya mu ijuru imenywa n'uwera, utera ntayimenya, ariko uwera ushaka kwezwa amenya iyi nzira ijya mu ijuru. Icya gatatu nuko abera ari bo bantu batazagira icyo batwarwa n'urupfu rwa kabiri. Byeshure Yohana 20:26 aravuga ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rumutwara abameze batyo, ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Abameze batyo abera ngo bazaba batambyi b'Imana kandi bazimana na Kristo. Kuba tuzaba batwara n'ibindi byose nabyo birimo, ariko ngo abera urupfu rwa kabiri ntacyo bazabatwara. Mwene data mushiki wanjye uteze amatwi kino kiganiro cya SAVEUR DIVINE, kuri inshamake kuvuga yuko dukwiye guhora twezwa. Ndakwifuriza kubaho mu buzima bwera, mu buzima bwezwa, ukajya witunganya uko bwije nuko bukeye umunsi ku munsi, kugira ngo uzabashe kwerekana icyubahiro cy'Imana aho utuye, aho unyura, aho ukorera, n'aho uba hirya no hino. Icya kabiri, ndakwifuriza kwezwa buri munsi kugira ngo urusheho kumenya inzira ijya mu ijuru, kuko inzira ijya mu ijuru izanyurwamo n'abera. Niba uri umugenzi ujya mu ijuru ukaba uri kubusanya no kwera, uri muyoba, tunga kwera biguheshe kwinjira mu nzira nyabagendwa ariko ijyamo abagenzi bajya mu ijuru. Ndakwifuriza kwera uburyo buzaguhesha kubaho uhangara urupfu rwa kabiri ruzarya abanzi b'Imana. Imana yacu igushoboze, Imana yacu ikwambika imbaraga, urushaho kumva aya magambo kandi urushaho kugirira umumaro, arushaho gutuma wera unabishaka unabikunda, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.